Yes, nongeye gushimira abantu mwese mudukurikiye ngaha kuri channel ya Dizo Rwanda. Nimba utarakora subscribe rero ukora subscribe aho ngaho munsi kugira ngo ujye ubona amakuru menshi yizewe, amakuru agezweho cyane, ujye ubona lyrics z'indirimbo, ujye ubona n'ibyegeranyo byinshi bigiye bitandukanye. Unyuze aha ngaha kora subscribe, ufungure notification zawe kugira ngo ujye urabona inkuru nyinshi mba nagutegura ndetse n'ibindi byinshi byiza mba nagutegurira aha ngaha. Yes, ngira ngo uyu munsi ni umunsi wabaye mubi cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwagiye mubikurikirana amakuru agiye atandukanye. Ngira ngo kuri uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu haguye imvura nyinshi cyane yatumye ihitana abaturage benshi bagera kuri 65 basiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye birahangirikira. Si ibyo gusa rero kuko ku mugoroba wo kuri uyu munsi w'itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu haje kuba ikindi gikorwa gikomeye cyane ndetse kibi umuntu waje kwiturikirizaho igisasu hano mu mujyi wa Kigali Kimironko ahantu muri salon de coiffure. Uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa igihe.com gikorera ngaha mu Rwanda cyaje gutangaza ko ku mugoroba wo kuri wa kane aribwo umusore yaje kwinjira hano muri salon de coiffure abantu bari kwiyogoshesha, ngaza gukura iyo grenade yari afite mu mufuka araza kuyibereka. Noneho amaze kuyibereka abaza abantu ati ese iki kintu mfite mwaba mukiza? Abantu nyine bagira ubwoba, ahita yifungura ngitangira gucumba umwotsi, ariko abantu batabazaga bamubwira bati sohoka nicyo kintu kidaturikana. Ubwo bageragezaga kumusohora nyine uwo muntu ikaba yaje guhita imuturikana ndetse iza no kumuhitana asiga ubuzima. Nk'uko abantu bari aho ngaho rero bakomeje kugenda babisobanura ngo nta wundi muntu yaje guhitana uwo mugabo niwe yaturikanye, gusa abandi baje gukomereka ariko ngo ntabwo bakomeretse ku buryo bukabije cyane, dore ko ingabo na polisi ndetse na RIB baje guhita bahagoboka mu gihe cya vuba bakaza kubatabara ndetse bamwe bakahita babajyana ku bitaro bakazibasha no kubahumuriza. Kuri ubu ngubu rero umuhanda w'aho ngaho urafunze, nta muntu wemerewe kuhatambuka nk'uko mubibona kuri iyo foto. Ubu ngubu abantu bose bakaba bakuwe mu nzira, bakaba barimo gukora iperereza ku cyateye uwo muntu ndetse n'uwo ari we, dore ko atari yamenyekana. Yes, mwakoze cyane kubana nanjye rero. Kora subscribe aho ngaho kugira ngo ujye ubasha kubonera inkuru zigiye zigezweho zitandukanye aha ngaha ndetse n'ibindi byinshi byiza ngenda ngutegurira. Kora subscribe, ufungure notification aho ngaho kandi akomeza kwihanganisha ababuze ababo mu biza byagwiririye igihugu cyacu. Imana ikomeze ibarinde kandi bamugisha. Ciao ciao.